Nongeye kubasuhuza abari mu mpande z'igihugu zitandukanye, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi mutandukanye. Imana ibishimire. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se kurebera hamwe ni iki nakora ngo ngire urugo rwiza. Ubundi urugo ni ijuru rito cyangwa se ni Edeni, ariko urugo rubanzirizwa n'urukundo. Ese urukundo ni iki? Urukundo ni ururabyo. Ni ururabyo ruvomererwa, rubagarirwa, rukarushaho kuba rwiza. Ariko se nanone twakibaza, Edeni yo ni iki? Cyangwa se iryo juru ritoya ni iki, rikenera iki? Iryo juru ritoya naryo rero ntago ryizana, rirarindwa, rigaharanirwa kugira ngo nyine rigerweho. Turi ku nsanganyamatsiko y'ikintu kimwe cyonyine wakora cyangwa se wakigomwa kugira ngo ugire urugo rwiza. Ariko reka tubanze turebe, ese ni iki kibaho kugira ngo habeho urwo rugo? Ubundi twaremwe turi abakobwa, abandi ari abahungu. Biba ngombwa ko hari uwo muhura kugira ngo mukore urwo rugo ndi kuvugaho. Iyo uhuye n'umuntu muzabana, bimera nk'agahu kakuvuye ku maso. Ukamera nk'ukangutse. Akenshi ku bubatse, ujya guhura n'uwo muntu muri kumwe, hari abandi mwari mwarakundanye mugenda mugongana, hari ibyo mutumvikanaho mukaba murashwanye. Ariko uyu nguyu muri kumwe uyu munsi, ntekereza ko ibyinshi cyane nka 70%, icyo gihe noneho mwabyumvaga kimwe. Ubundi ni uko bigenda, muba mubyumva kimwe. Mu gihe ba bandi mwagiye mukundana ntibikunde, mwabaga umwe mbese areba hepfo undi areba ruguru, ntabwo mwakundaga guhuza. Ari nacyo cyatumye mutabana, mukabana ahubwo n'uwo wundi. Rero umuntu mubana ntimuvukana, ahubwo mwahujwe n'urukundo, ari rwo rurabyo mwahitanyemo. Ariko twibukiranye hano ko iyo ari fondasiyo, ntabwo ari urugo mwubatse. Abubaka bo amazu asanzwe, aya ngaya tubamo, bavuga ko fondasiyo itagoye, ahubwo ikigoye ari finisaje. Finisaje niyo igoye. Ubwo rero urugo ruragusaba nyine kurukorera finisaje. Mukundana muhitanamo byari fondasiyo. Finisaje rero byanze bikunze izakugora, aricyo ngira ngo tuvuganeho. Ariko ni ikintu kimwe kitagoye cyane, ariko kandi kinagoye. Ubu tuvugana hariho ikintu cy'amadivorce menshi pe, ari ofisiyeri. Ariko noneho ntitwakirengagiza ko hari n'amadivorce atazwi. Hari ayo ku buriri, amadivorce yo mu nzu, mu byumba. Ayo rero nabo twabonye yuko ariyo menshi kuruta aya ngaya aba yatangajwe bagiye mu mategeko. Niyo menshi, ano yo mu byumba, yo ku buriri, niyo menshi kuruta twebwe ayo tuba twumvise n'amatwi yacu. Gusa ikibabaje, ntaravuga icyo kintu twakora kugira ngo tugire ingo nziza, ikibabaje ni uko umuhungu n'umukobwa iyo bagiye kubana baratumira abantu bakabana nabo kuva mu gitondo kugeza 3 z'ijoro, 2, 4 na 5 ziragera uri kumwe nabo. Ariko bajya gutandukana bakabikora nta n'umwe babwiye.
nta n'umwe bagishije inama, meme na ba marene na ba pare ntabwo bababwira. Urumva amamiliyoni baba barataye mu bukwe, abamiliyoni baba barakoresheje, ibyo byose bakabitesha agaciro, bagapfa akantu gatoya bakahita babihindura zero. Ni ikintu kibabaje. Abakristo ni ugusenga cyane, kandi Yesu yaravuze ngo umuntu nakunanira umusange wenyine, nibyanga ubwire undi mube batatu, nibyanga ubwire itorero. Ariko bo bahitamo iyo nzira yo kubikora umunota umwe. Nta n'umwe bagishije inama. Ese wowe unteze amatwi wubatse, uramutse uhisemo gusenya, wibwira yuko hari umuntu uzakubahira ko wasenye? Niyo waba uri mu kuri, nta cyubahiro kiri mu gusenya, nta cyubahiro kiri muri divorce pe, nta cyubahiro uzabonamo, umuntu wese azakugaya. Ubundi gutandukana, kandi buryo iyo wiyahuye wowe uba wikijije ubwawe wenyine, wirebyeho wenyine, ntureba abana, ntureba uwo muryango usize muri ako kangaratete. Nta rukundo ugiriye abana, ndetse nta n'urukundo ugiriye umuryango uzagukomokaho. Uba wikunze cyane kuruta abandi, ahubwo ugasiga agahinda gakomeye kubo usize. Ikintu rero uzakora mu buzima ukiha nk'intego kikagufasha kugira urugo rwiza, nuko uzahitamo kubaka. Mu byo ukora byose ugahitamo kubaka. Umugabo yataha yasinze, uhitemo kubaka. Umwana yakurushya mu buryo ntazi, ntasobanuye nonaha, uhitemo kubaka, uneshesheje icyo kintu cyo guhitamo kubaka. Hano nizera ntashidikanya ko icyo kintu nukigira intego kizaguhesha kugira urugo rwiza, kandi n'abazagukomokaho bakazagira urugo rwiza. Murakoze. Gusa reka mbere yuko nsoza mbabwire yuko hatabayeho kwiyemeza ntago wagira urugo rwiza. Bibaho ko hari ingo zabaho uko kwiyemeza batabigize, rubaho ariko ntago ruba ruryoshye. Niba rero dushaka kugira urugo rwiza, duhitemo kwiyemeza. Mu bibazo byose duhuye nabyo, tugira intego yo kuvuga ngo mpisemo kubaka.